Yes, twongeye kubahereza ikaze mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi hano kuri UR Update TV. Ni amakuru atugezeho nonaha ari breaking cyane kabisa nko mubizi aba ari update pa update. So rero nko mubibona ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona mu minsi yatambutse yuko umusore Burikanu yafunzwe aka kanya ubu tuvugana akaba yamaze kurekurwa aho yari amaze iminsi ari muri station yari buhariya ya Kinyinya, ariko ubu magingo yanga akaba ari hanze. Ati byagenze bite rero kugira abashe kuba yarekurwa? Biravugwa yuko umwe muri bari abakobwa yari yafungiranye cyane, we yasabye kuba yamusanga mu cyumba ngo bakagira ibyo baganira, ari we wamuhaye imbabazi. Avuga yuko ku byabaye byose we nta kibazo yabigizemo kandi yamubabariye nyine muri rusange, ndetse anamusabira kuba yafungurwa. Bityo rero byaje kugenzurwa bigenda nk'uko amategeko abiteganya, asabirwa imbabazi muri rusange. Aka kanya rero nibwo amakuru abashije kuba tugeraho yuko Burikanu tayari yamaze kuba yagaruka mu gihugu nk'uko babivuga. Ubu ngubu akaba ari mu bandi bantu atagifunzwe muri rusange. So rero ni ibyishimo, ni ibintu bishimishije cyane kuko ngira ngo Burikanu yari yababaje abantu benshi. By the way, nubwo hatabuze bamwe babyishimira, abandi bagenda babinenga, abandi bavuga ati nafungwe yarakabije, ibintu byinshi ngira ngo mwarabibonye. Aba ari isomo nyine cyane ko hari ahantu aba ari ahantu heza ho kukwereka abantu bawe ba nyabo bari bo, kuko buriya iyo hagiye harimo ababyishimira abandi bikababaza. Hariya niho hantu nyine upimira ikigero cy'inshuti ufite za nyazo. Rero niyo update yari ihari aka kanya ubu tuvugana dukoze iyi nkuru. Burikanu akaba yamaze kuba yagera hanze atagifungiye hara kuri station ya RIB ya Kinyinya nk'uko yari ahamaze iminsi. Ngira ngo yari amazemo n'iminsi ko murabizi ko yafunzwe ku itariki 20 ubwo hari ku cyumweru, kandi uyu munsi twaba turi kwa gatanu. Urumva yari amazemo iminsi itari mike, ariko kubw'Imana bibashije gukunda arasohoka. Iyo niyo nkuru yari ihari. Ngira ngo nko mubizi iyi channel kabisa aba ari update ku gihe. Mwibutsa no gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubonera andi makuru abagiye atandukanye ku gihe, kuko yose asohokera ahangaha niho biba birimo birabera. So rero dukomeze twishimire Burikanu kandi mukomeze mutwereke ko mudukunda, mudukurikira umunsi ku wundi. Iyo mukanze like mukatwereka yuko ibiganiro byacu mwabikunze, nibyo bidutera imbaraga nyine zo kuba twakomeza gukora umunsi ku wundi. Murakoze cyane.